turabashuhuje abakurikiye Iriho Family TV, tubahaye ikaze kandi tubifurije umugisha w'Imana no kugubwa neza. Uwiteka Imana yo mu ijuru abishimire cyane. Bahaye ikaze muri uyu mwanya muto cyane wo kubasuhuza, ariko mbazaniye n'itangazo. Itangazo nkuzaniye nta rindi, ni ryo kukwibutsa ko Umwami Yesu Kristo azaza. Subiramo ngo Umwami Yesu Kristo azaza. Nitwa Maniro Jean Marie Vianney, nanjye ndi umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, mpora ntegereje umunsi uwo mwami twizeye azazira. Iyo bukeye ndabyuka nkasenga nkavuga nti burya nturaza, kubera ko Bibiliya itwereka ko azaza ibintu byose bikomeze ku isi. Tugiye kuganira gatoya ukuntu bizaba bimeze Yesu naza. Kadusenga Imana ariko kugira ngo urusheho kubyumva, njyewe ntabwo nabikumvisha, ariko Imana yatuma twese tubyumva bigatuma tuba maso. Mana, turagushimiye kuko tubonye uyu mwanya, ngwino ubane natwe uduhe kumvira ijambo, cyubahiro kibi cyawe none iteka ryose, amen. Ni itangazo, naryise itangazo kuko ntabwo riri butinde, ni ukukwibutsa yuko Yesu Kristo azaza. Waba ubyibuka, waba utabyibuka, waba ubyirengagiza, ariko Yesu azagera gute? Azaza. Nubishaka nawe ntacyo bigutwaye, subiramo ngo Yesu azaza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, mu bice byaho 24. Reka duhere ku murongo wa 30, epfo gatoya, murongo wa 36. Haravuze ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uwo munsi azaziraho nta muntu n'umwe uwuzi, ntazagire ukubeshya, ni kubwe yitangarije. Nawe ubwo icyo gihe ntabwo yari awuzi, kuko yari ahagaze mu ishusho y'umwana, ariko mu ishusho ya Data arawuzi. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibamenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ritangazo murumva ko rirakomeye, ntabwo ryoroheje cyane. Ariko Yesu yarivugiye ngo umwana w'umuntu ubwo azaza bizaba bimeze nk'uko mu minsi ya Nowa byari bimeze. Bararyaga, baranywaga, bamwe bajya gukora muri ofisi, abandi bajya guhinga, abakanishi bagakanika, abaganga bakajya kuvura, abaririmbyi bagakora ibitaramo, ngo ibintu byose byari bimeze nyine nk'ibisanzwe, ngo kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge umwuzure uraza. Tujya turirimba ngo natwe dufite iyo nkuge, ni agakiza twahawe na Yesu. Bivuze ngo turi mu minsi inkuge yamaze kuzura, agakiza murabizi ko kabonetse. Yesu yaritanze, igitambo yaragitambye, bivuze ngo agakiza kagereranywa n'inkuge. Inkuge yamaze kuzura, ubu turi mu minsi yo kwinjiza abantu mu nkuge. Haleluya! Nawe ndakwifuriza kwinjira mu nkuge, ariyo gakiza ka Yesu. Turi muri iyo minsi yo kwinjira mu gakiza. Ubu gukizwa birakunda, ubu gukizwa biracyashoboka. Waba ukijijwe ni byiza, udakijijwe neza kizwa neza, wisohoka winjira. Hari amateka bajya bavuga bati mu gihe cya Nowa ubwo abantu binjiraga mu nkuge, ngo bacyumva itangazo ngo binjiyemo ari benshi, ngo ariko uko iminsi igenda ihita, kuko birigaragaza ko abantu bamaze imyaka hari irenga 100 binjira mu nkuge. Ntabwo mbyibuka neza, ariko ni imyaka myinshi. Nawe wibuke, Bibiliya itubwira ko inkuge yubatswe imyaka igera ku 120, none imaze kuzura, Nowa atangariza abantu ko noneho bakwiriye kwinjira, ari nabwo nawe yinjizaga ibindi bintu. Abantu bamwe, hari abantu bakunda gukorera mu bwoba, bakaza mu gakiza kuko bafite ubwoba bw'ubuzima, bakaza gusenga kubera ko bafite ikibazo cyarangira bakisubirirayo. Ariko ibyo ntabwo bikwiye yuko imvura izagwa, ntabwo bikwiye yuko Yesu azaza. Nuko
rero ngo abantu babona imvura iratinze ariko bari mu nkuge, bavuga ati ibintu ni imitwe ya Nowa, n'ubundi twari twarabivuze, ngo barisohokera. Sinzi wigeze gusobanura avuga ngo umunsi imvura igwa ngo hari umuntu wari usohotse ngo yari yarihanganye cyane, ariko ngo agiye kubona abana ngo wapi, ngo twategerereje ngo arasohoka. Akimara gusohoka ngo Imana yegekaho. Natwe rero nubwo tubivuga abantu bakomeza bakirira, bakomeza bakora imirimo yabo nk'ibisanzwe, bamwe ntibabyiteho, ariko hari umunsi bizavuga ngo birarangiye, uwera nagumye yere, uwanduye agumye yandure. Ngo rero nk'uko byari bimeze ngo niko bizakomeza. Ariko hano Yesu yashatse kubereka ko uko byagenda kose ntabwo abantu bazamenya umunsi wo kuza kwa Yesu kugeza umunsi ubwo azazira. Kandi namara kuza, mu bice 25 narahasomye, mwese muzi umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10 uvuga 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Ngo ubwo ngo mu gicuku ngo habaye urusaku, ngo umukwe araje. Ngo abari biteguye, aba bari biteguye ni abantu bahora mu nkuge, ni abantu bahora mu gakiza basenga biyeza, bahora batunganira Imana bayibaza batuzaza ryari, bisuzuma, bahora bari maso. Ngo aba nibo binjiranye n'umukwe, ngo inzugi zirafungwa. Gufungwa kw'inzugi bigereranywa no kuvuga ngo agakiza gashyizweho iherezo. Nta gakiza kagihari, ubwo nyine karafunzwe. Nuko ngo hari abakobwa b'abapfu bari bategereje rwose, ngo ariko bategereza mu matabaza yabo nta mavuta. Aya mavuta dukunda kugereranya n'umwuka wera. Umwuka wera ahora dukangura, twibutsa kuba maso, twibutsa uko dukwiriye kugenda. Niba udafite umwuka wera ukwibutsa ko wakoze icyaha ngo wihane, warahombye, uzasigara. Ariko hari ikintu cyantangaje aricyo nshaka kubabwira. Muzi ko aba bakobwa b'abapfu ngo basohotse kujya gushaka amavuta ngo mu bahanjuzi, bakajya mu gisagara, ntumbaze niba baragiye Karitsiye Matewusi, niba ari kazi ni kazi, ntumbaze aho bayacuruza. Ariko ukurikije Bibiliya n'ikigereranyo cy'amavuta ubona ko bagiye mu matorero amwe n'amwe yari agisenga kandi umukwe yaje. Mu gihe umukwe yinjiranye n'itorero, mu gihe yinjiranye n'abari biteguye mu birori, hari abantu, abahanjuzi bo bari bagihanjuza, bari bagisengera abantu mu izina rya Yesu, bari bagikora ibitangaza mu izina rya Yesu, bari bagihumura impumyi. Mbibutse yuko gukora ibitangaza ntabwo bivuze ko ari mu izina rya Yesu, na Satani arabyigana. Rero mwitonde cyane, ngo benshi icyo gihe bazamubwira mwami mwami, ngo ariko bababwira ngo sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe. Bivuze ngo bene abo rero nibo bazakomeza bakavuga ubutumwa nubwo Yesu azaba yaje yazamukanye itorero. Mube maso cyane. Ubwo itorero rizaba ryazamutse, hari abantu bazakomeza gukora imirimo y'ivugabutumwa, ari bo ku munsi w'imperuka azavuga ngo nimumve imbere. Mube maso. Narinzanye itangazo rivuga ngo Yesu azagaruka. Yesu azagaruka. Ariko si ubwo azagaruka azasanga uri maso. Ubwo azagaruka uzaba uri mu bakobwa 10, uzaba uri muri 5 b'abanyabwenge bahora bari maso, bafite umwuka wera uhora ubibutsa, bafite amavuta, amatabaza yabo ahora yaka, agakiza kabo agakiza kagereranywa n'itabaza. Itabaza ryawe guhora ryaka, bivuze ngo agakiza kawe gahora kagaragara. Ntabwo ucogozwa n'ibibazo, ntucogozwa n'incamugongo. Ibibazo bije bisigaza ucyaka, nta kindi kidushoboza, n'imbaraga duhabwa n'Imana zo dushoboza gukomeza kwatsa amatabaza yacu. Nawe suzuma itabaza ryawe rero, kandi ukomeze kuba maso. Nawe niba ubona uri kugenda biguru ntege, ugenda usubira inyuma, ucogora, wongere winginga umwami. Aracyafite imbabazi, aracyatanga amavuta. Apana kujya mu bahanjuzi, kujya kwishakira amavuta ya pirate. Uwiteka nakugire neza rero, aguhe kubyumva, kandi Uwiteka kwishimire. Reka ngusengere nanjye nisengera kugira ngo ibintu byumve. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagusabye ngo duhe kumva aya magambo,
kandi umwuka w'ubwenge, mwuka w'ubuhanga, mwuka w'ububasha, mwuka w'ubushobozi uze ugumane natwe, akomeze kutwigisha, akomeze kutwibutsa, akomeze kudufasha kuba maso, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abahe umugisha.